Yesu nashimwe cyane, bene data bakunzi b'umwami wacu Yesu, ndabaramukije aho muherereye hose, ubuntu bw'Imana bubane namwe. Rero nejejwe n'Imana yaturinze namwe ikabarinda, ni ukuri Imana nishirwe hejuru, kandi nshimiye Imana kubw'uyu mwanya w'ijambo impaye tugiye kuganira. Rero harimo mesaje, iyi mesaje rero Imana yambwiye ku bantu bakabije kugomera Imana. Imana tugirire neza. Harimo abantu basengaga bateye Imana umugongo rwihishwa, abo ni babandi barimo kugenda basambana, abo ni babandi bari kugenda babeshya bakabeshyira bene se, abo ni babandi bagendana uburyarya bwa buri munsi. Warangije guharika umugore wawe rwihishwa. Imana itugirire neza, nta rukundo ukimugirira, urarikiye ahubwo abandi bo ku gasozi, urarikiye inshoreke zawe. Watwawe n'umuzi w'ubusambanyi, warakuziritse. Ariko reka ngutangarize ngo mwebwe mwigeze gusenga, ndashaka kubabwira ko mwe mwateye Imana umugongo, mwaba muri Afurika, mwaba mu bihugu by'Uburayi, mwaba USA, Imana itugirire neza, USA, Imana itugirire neza. Ndashaka kubabwira ngo rero Imana irabahagurukiye, bantu b'abadiyasipora, mwaba diaspora mwe, Imana irabahagurukiye. Mwabantu mwe mucuruza, mwe mwahoze muririra Imana muvuga ngo Mana niwaduha igishoro tuzagukorera. Amaduka umaze kuyuzuza, amazu yujuje isi, none wituye Imana kurirwa usambana. Imana yaguhaye viza, none Imana uyituye kugira gute? Kurirwa usambana. Imana idufashe. Wamaze kurenza akaguru ku kandi, wageze muri Canada wumva yuko urengeje akaguru ku kandi, wumva yuko iby'Imana ubirambiwe. Imana itugire neza, ariko ugiye guhura nayo. Wirirwa usambana uko bwije uko bukeye, birashaka kuri Australia, ibihugu byose sinabirondora, Amerika, UK n'ahandi, Norvège, Bubirigi, muri France. Imana itugire neza, Imana idufashe. Mwebwe mwakabije gukorera mwagomeye Imana, Imana irihagurukiye. Imana yarambwiye ngo mugiye guhura n'akaga mwabasambanyi mwe. Mwebwe mwimuye Imana, mwirirwa musambana, mukabwira abadamu ngo nibakuremo amada, mukajya gukuzamo amada ku bakobwa abandi mwirirwa musambanya. Ndashaka kubabwira ngo Uwiteka Imana arihagurukiye, kandi abantu bari muri diaspora mwitegure, kuko Imana yarababaye cyane. Ibyo mwasezeranye n'Imana si byo mwakoze. Reka mbabwire ngo Imana ifite ifuhe rikomeye, Imana ifite umubabaro mu mutima. Harimo bamwe kubera kugomera Imana, kubera kurangara, kubera kudasenga nk'uko basengaga batarahagera, Imana igiye kubakubita umunyafu. Birashoboka ko ibyo mwitaga umunezero ari byo mugiye kuriramo. Imana yambwiye ngo mwebwe mwirwa musambana, mugiye gukubitwa inkoni, muzarwara indwara zidakira. Imana itugire neza, uzivuza hose, bazananirwa, kubera yuko ari Imana izabiguhannye. Mwene data, ukazakurikirana kino kiganiro ukumvamo mesaje yawe, ugarukire bugufi. Imana idufashe, Imana itwiteho. Harimo abandi baharitse abagore babo rwihishwa, nta rukundo bakigira. Imana itugire neza. Nyamara ku rurimi ukamwereka yuko muri kumwe, nyamara mu mutima wawe warangije gupanga inama. Urimo urapanga inama zo kumuta, urimo urapanga inama zo kumuhima, urimo urapanga inama z'ubwenge bwawe. Ariko reka nkubwire ngo hariho abantu badakinirwaho. Imana itugirire neza, Imana itwiteho, ugarukire bugufi,
utarahura n'inkoni y'Imana. Yesu atugirire neza. Uranga gusenga Imana ikiguhendahenda, uzifuza gusenga cyangwa abagusengera utakibabona, uzifuza gusenga ugaramye ku gitanda umubiri uri kugushiraho, uzifuza gusenga uri kuribwa wagira ngo mu mubiri wawe harimo intozi, ariko ari inkoni y'Imana. Imana itugirire neza rero. Icyo gihe uzifuza gusenga nyamara igihe cyarakurenganye. Yesu adufashe, Yesu atugirire neza cyane. Mwirwa muyongobeza ibyaha mukagira ngo Imana ntabwo ireba. Nimubinywe, nimubikore vuba, nimuhaze imibiri, yemwe mw'abanyamarari mwe, yemwe mw'abasambanyi mwe, yemwe mw'abarozi mwe, yemwe mw'abicanyi bo mu mitima mwe. Ndashaka kubabwira ngo Uwiteka Imana ibyo yabihaze. Irambiwe kwiyoberanya kwanyu mu murimo wayo, mwitirira izina ryayo. Reka mbabwire ngo Uwiteka Imana arihagurukiye. Rero Yesu adufashe. Birashoboka yuko uzifuza gusenga, ibyakubuza gusenga byagushizeho. Ayo mafaranga agiye kuyoyoka, ayo wajyanaga mu busambanyi uyoberwa aho anyuze. Uzifuza gusenga utakibona na tike. Imana itugire neza cyane, Imana itwiteho. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riherekeza ayo magambo tumaze kuvugana, izo mesaje. Amagambo y'Imana dusanga muri Zaburi ibice 50 n'umurongo wa 16. Haravuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo urinyanga guhanwa, ukirengagiza amagambo yanjye, uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatanya n'abasambanyi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanywe nawe rwose. Ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Imana idufashe cyane. Haleluya. Rero ni ukuvuga ngo ayo niyo magambo nahawe arebana n'izi ngeso zose abantu barimo. Nyamuneka mugarukire bugufi, mugarukire hafi, kuko Uwiteka Imana arababaye. Harimo abantu bazifuza gutakira Imana bakomerewe. Harimo abazamera nka kumwe Imana yaburiraga Nowa, iramubwira ngo nabaze inkuge. Imana itugire neza cyane. Abantu bakamugira ngo ni iby'umusaza, ariko umwuzure umaze kuza, Nowa yinjiye mu nkuge, Imana yagize gute? Irafunga. Abantu bifuza batakira Imana, nyamara igihe cyarenganye. Rero Yesu atugirire neza, kandi Yesu atwiteho, kandi Yesu aturengere. Ni ukuvuga ngo rero nawe umutima wawe ukomange. Kumwe wirukanka ujya gukomanga ku nshoreke, kumwe wirukanka ujya mu kugotomera ibyaha, ukajya gusambana, ari byo witura Imana, ugambanira mwene so, uryarya mwene so. Reka nkubwire ngo igihe kirageze kugira ngo Imana igusure. Kandi Imana iyo isuye umuntu imusura mu buryo butandukanye. Ubwo rero uza kumva iyi mesaje cyangwa uzayumva, azakure mwibye, asaba Imana imbabazi, kuko nicyo Imana yatubwiye. Naho ubundi umujinya w'Imana urabitse,
kandi igihe izawurekurira ntawe uzi icyo gihe. Yesu adufashe, reka dusengane Imana. Birashoboka ko wari unaniwe, birashoboka yuko wananijwe mu buryo bwo gusenga, isi ikagukwega, isi ikakumaramo imbaraga. Yesu adufashe. Umaze kugwiza amadolari, wumva yuko nta hantu ugihura n'Imana, nta bibazo bizakugarukaho, ariko reka nkubwire ngo akaga karimo karakomanga iwawe. Karakomanga iwawe, wa musambanyi w'umugabo, wa mugore usambana, wa mukobwa we usambana, akaga karakomanga iwawe, kageze ku muryango. Icyo nagusaba ni ukugira ngo usabe Imana imbabazi. Bene data, nshuti z'Imana, mwebwe mukuramwo amadani, mugarukire bugufi musabe Imana imbabazi. Bantu muroga, mwiyoberanya mu nzu y'Imana, mwiyoberanya mukarara mugendera ku gataro, mwarangiza mukarogera abantu ku igaburo, abandi mukarara mucuragura, mu gitondo mugakaraba ngo mugiye kugira gute, mugiye gusenga. Reka mbabwire ngo umujinya w'Imana ubari imbere, kandi mugiye kubona Imana ihorera abantu bayo mwamaze kwangiriza. Babandi mwishe, ya mada mwakuyemo ari kubarega imbere y'Imana. Mwebwe mwoherereje imyuka mibi abantu bakarwara bagapfa. Imana igiye guhorera ayo maraso. Yesu adufashe kandi Yesu atugire neza. Wibwira yuko Imana ibyo byose itabizi kandi iricecekeye. Umujinya w'Imana uri bugufi bwawe. Reka dusengane Imana. Ndagushimye Mana nziza kubw'aya magambo ari kudukebura. Sengera ubwoko bwawe Mana, bari bakabije ubusambanyi, abaguye mu byaha by'ubusambanyi, ababikoraga buri munsi, abajura, abibone, izi ndyarya, ababarozi. Mana, tubasabiye imbabazi mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu abeza abatunganye. Mana, ubakure mu mwijima, ubashyire mu mucyo, wongere ubamurikire, uganze kandi utegeke. Icyubahiro cyawe kigaragare, imbaraga zawe zigaragare. Mana Data, wongere ubakuruza umurunga w'urukundo. Urakoze kuko uri Imana, urakoze kudahinduka, urakoze ko byose ubyumvise kandi ugiye kubikora mu izina ryera rya Yesu. Amen.